uvuye muri RIB. uri wa feke ubwo si yo biza kuba ari ibanga. Ibanga ni ryo umuntu navuyeyo tumvikire. kare ntabwo mvuye nona. Ubushize hari ubutumwa yageneye umuntu mu kiganiro twakoranye uvuga ati reka ngire icyo nibwirira uyu muntu bitewe n'amagambo yakubwiye bakwita umutubuzi. Byaje gukemuka gute ibyawe n'uwo muntu? Umukobwa rero nyine inyuma ngira ngo yaje kubyumva. Yashatse ko ngo ahabwe ibiganiro kugira bivuge. Akomeza avuge n'izina ryawe. Yego. Rero hari ikintu nibaza muri rusange. Nimba ufite ikibazo ukajya kukivugira kuri YouTube bumva bihari bukemuka iki? Ugerageje gukontakta uwo muntu kwiyitirira utuburira abantu. Ntago ajya yitaba telefone. Urumva umuntu nyiyitirira amazina mbona nayo umuhungu. Ushaka gusanga ari umuhungu ubikora cyangwa ari umukobwa. Kandi abaye yitaba telefone abantu babyumva ko atari ngewe. Rero azi ubwenge. Ngo umuntu ukunda gukina filime ashaka kuyiboka Ketchup agahamagara cyangwa se akandikirwa n'umuntu amwaka amafaranga, uwo si wowe. Uwo si nge mana mu byumve ntago ari nge. Ngewe umunsi nzageraho kwishyuza abantu tuzahura uzayamundeba nanjye nkureba tazana ntuburira ukanyeza icyo message kitarimo amafaranga. Hari ababishyuza bakabakinisha cyane babakinisha. Hari ababishyuza bakabigisha. Rero ngewe nta muntu nishyuza, ikindi naranasoje gufata abakinnyi. Ubwo ninongera kugira abandi nyenera nzabibabwira mbabwire naho munsanga muyatange mundeba. Abantu bafite abana bakwiriye kwitondera televiziyo. Kudaha umwana wawe televiziyo cyane ntago ari ubugugu, nta nubwo ari ubugome, nta nubwo ari ukutabasiviriza. Ukwiriye kubigabanya. Ayirebe cyane muri kumwe, nimba ufite umwanya kwa uri mu rugo abirebe. Ikindi nimba ufite ubushobozi arebe ibintu ari wowe wabimuhaye. Ubwo adafite ubushobozi bwo kuba yagira ibindi bintu areba. Umwana umurinda kumwikoreza ibintu bitari ibye. Kabone nubwo byaba ari ibye ariko ukabimurinda tu abanza kure. Rero uburyo bwo kwitwaramo kugira ngo umuntu ahe umwana we uburere bukwiriye ni bwinshi. N'ubundi rega niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ngo zasenyutse, hariho n'iziriho zitariho zifite ibyo bintu cyangwa zitabifite, ariko ugasanga mu bibazo bafite icyo nta nubwo kirimo cyane, cyangwa ugasanga ibyo bintu birahari ariko binateza akaduruvayo. Basuhuje yemwe mbaye n'ikaze nimwe mukora mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ndi kumwe na Ketchup, amahoro y'Imana bane nawe. Amina nawe. Umeze fresh? Ndashima Imana. Muri RIB. Uri wa feke ubwo si yo biza kuba ari ibanga. Ibanga ni ryo umuntu tumvikire. Navuyeyo kare ntabwo mvuye nona. Genze gute uryanywe n'iki? Byagenze neza cyane, ibyo nashakaga byaciyemo. Ujyanywe n'iki cyangwa n'ibanga? Subu nibangara ako ni nibanga mukuntu, gusa byagenze neza. Umuntu wanyakiriye wakoze cyane kuva ku wa mbere twahuriye ku muryango kugeza ku wo mwangejejeho bwa nyuma ngo amfashe. Mwakoze cyane. Yamaye umwanya we, nagiye mu masaha gato yenda kujyana na ya pause, ariko ibintu nabonye bisaba kubikunda. Ntabwo wakora akazi ko muri RIB ngo nuko ngo ari iki cyangwa iki. Utafitemo kubikunda ntabwo byakunda. Uzi kuba uri kuvuga umuntu ari kwandika. Tujye twubaha akazi bakora. Ni passion. Ubushize hari ubutumwa yageneye umuntu mu kiganiro twakoranye uvuga ati reka ngire icyo nibwirira uyu muntu bitewe n'amagambo yakubwiye bakwita umutubuzi. Byaje gukemuka gute ibyawe n'uwo muntu? Umukobwa rero nyine inyuma ngira ngo yaje kubyumva. Yashatse ko ngo ahabwe ibiganiro kugira bivuge. Akomeza avuge n'izina ryawe. Yego. Rero hari ikintu nibaza muri rusange. Nimba ufite ikibazo ukajya kukivugira kuri YouTube bumva bihari bukemuka iki? Ese ntabwo utekereza ko wowe ushaka gukoreramo andi makosa ahubwo yatuma uhura n'ibibazo kuruta ibyo wumvaga ko ugiye gukemura? Twaravuganye mubwira ko ngewe nta muntu nishyuza amafaranga n'ubundi. Yego. Arabyumva. Ntago mbizi kugeza ubu ngubu nimba byizera koko ko atari ngewe, gusa twaravuganye n'uyu munsi twari twavuganye. Yego. Ariko ngiye nagerageje kumuvugisha no kumusobanurira ko atari ngewe.
rero niwe uzi nimba yarabyizeye ko atari njyewe. yego Gusa mbivugiye muri rusange hari ibibazo tugira biba bikwiriye kuba byakemurwa, urugero na famiye, cyangwa bigakemuka hagati yawe n'umuntu mufitanye ikibazo ariko bitagiye gukorerwamo ikiganiro. Kereka ubaye umunyakuru ukavuga uti njyewe nabuze aho menyekana, ariko ningendera kuri runaka nkavuga ibingibi nkanavugamo n'ibyo ntazi cyane n'ibyo nzi, hari icyo biri bumfashe. Wenda ubwije ukuri nyiri icyo kintu ko ari cyo ugiye gukora, birumvikana. Ariko hari ibintu, izi ni imbuga nkoranyambaga, ntago rwose zikemura ibibazo by'abantu. Hari n'igihe uba wumva uti uriya sinkomeze kumubona uko ndi kumubona, kamusebye kankora ibingibi, nyine ukumva. Kandi ikindi kintu kimbabaza, uraza ubivuge uyu munsi n'ejo, niba byari ibintu bikomeye abantu bagutega amatwi bakumve cano yavutse ejo nimaze imyaka zigutumire, ariko nyuma y'iyo minsi ntabwo tuzamenya aho urengeye. Nimba ari ubusitari washakaga urabubuza, nta n'ikintu na kimwe ubonye, warushywaga n'iki? Ko ushaka gusanga uwo muntu uri kuza kwirirwa uvugaho yakaba yagira ikintu akumarira mu buzima cyangwa akazanakigira. Hari ibintu tukwiriye kuvugira hano tukanabizana nk'ikibazo, ariko hari n'ibintu budakwiriye kuzana hano ngo uvuge. Yego birumvikana. Gukontakta uwo muntu kwiyitirira utuburira abantu, ntago ajya yitaba telefone. Urumva umuntu yiyitirira amazina mbona n'ay'umuhungu, ushaka gusanga ari umuhungu ubikora cyangwa ari umukobwa, kandi abaye yitaba telefone abantu babyumva ko atari njyewe. Rero azi ubwenge, ntago yakwitaba, n'uburyo ibintu bye abikoramo ubona ko atari umuntu winjije. bivuze umuntu ukunda gukina filime ashaka kuyiboka ketchup, agahamagara cyangwa se akandikirwa n'umuntu amwaka amafaranga, uwo si wowe. Uwo si njye, mana mu byumve ntago ari njye. Njyewe umunsi nzageraho kwishyuza abantu, tuzahura, uzayamundeba nanjye nkureba, tazantuburira ukanyeza icyo message kitarimo amafaranga. Abishyuza bakabakinisha cyangwa babakinisha, hari ababishyuza bakabigisha. Rero njyewe nta muntu nishyuza, ikindi naranasoje gufata abakinnyi. Ubwo ninongera kugira abandi nkenera nzabibabwira, mbabwire naho munsanga muyatange mundeba. Yego. So nagira ngo nse nk'ukiriringa ukana tugitangira ikiganiro tujye muri topic y'umunsi. Uri umubyeyi uzi icyo kurera bimaze, uzi agaciro k'uburere bwiza umwana ahabwa akiri mutoya, uzi icyo bimarira umuntu yigisha umwana kugeza akuze, inyungu bitanga muri rusange. Hari ikibazo cy'uburere bugaragara budahabwa abana mu buryo bukwiye. Umubyeyi akwiye kwitwara gute mu gihe afite umwana mutoya kugira ngo umwana azakurane uburere bwiza? Ubundi umwana wawe akubonamo nk'intwari, waba uri umubyeyi w'umusinzi utahudandabirana, waba uri umumama ufite uburwayi runaka, waba uri umuntu ugira kamere mbi bingana gute, umwana wawe yakubona ukora ikintu yumva ku isi yose ari uko nyine. Aba abona mama cyangwa papa ataha yasinza kumva ko gusinda nta cyaha kirimo, nta n'ikintu kibi kirimo, kuko wa muntu yibonamo nk'inyenyeri ye cyangwa indorerwamo ye arabikora. Rero ikintu cyose ukora umwana wawe, nubwo yaba azi ko ufite ikibazo cyo kuba ufite wenda uri umurwayi wo mu mutwe ibiki, we hari igihe birenga akavuga iki kintu ariko mama yakoze cya papa ni icyanyacyo. Rero mu gihe wumva yuko hari ikintu umwana wawe utifuza ko yakurana cyangwa yabona, ntukanagerageza kukimukorera mu maso. Hari bimwe mu bintu bitwangiriza abana kandi duca amazi. Umwana ntabwo ukwiriye kumusigira televiziyo. Nukuri ntabwo ukwiriye gufata umwana, urugero kuva ku mwana w'imyaka 3, kamere kuri umwe, njyewe biziramangaza njye ufite umwaka n'amezi 4. Yego. Sorry, ariko ikintu nkoze, ikintu abonye arakigana nkabibona. Yego. Ejo bundi twakoze siporo mu rugo njye na papa wabo, ariko umwana ejo nimugoroba nabonye arimo kwigana siporo zimwe mu zo twakoze. Urumva ari ikintu kibi nakoze, nta muruze. Yego. Rero hari bimwe mu bintu byo kugira ngo turarera tukanasaba Imana ko yadushyiriramo imigisha, ariko bimwe mu bintu dukora bitwangiriza abana kandi duca amazi, harimo na televiziyo. Muri tente z'ubu ngubu haba harimo ibintu byinshi bibi.
hari nk'igihe usanga umwana yarakuranye ikintu cy'ubugome no kubera kwirirwa areba ibikatuni birimo ibintu byo kwicara biteye ubwoba n'ibiki. Umwana rero nyine nawe arabikurana rero si byo abarizwamo. Uzajya kumubaza ibintu by'umuziki yirirwa areba ibintu by'abantu banigana, ibyo ntabwo byahura. Rero televiziyo ifite uruhare mu kwangiza umwana ariko ikagira n'uruhare mu kugira ibintu yigisha umwana. Kuyimusigira rero wenyine, urugero nk'ubu nkaba nagiye ikabiri aho ngaho akirirwa areba udakontorora ibyo ari kureba, naba no kureba ibitente biri kunigana mu kanya nabona ibiri kurirana. yego arurira mugenzi we. None yibaza umwana wenda ari hejuru y'imyaka 5 arabireba aravuga aragira n'amatsiko yo gushaka gukora icyo kintu. Abantu bafite abana bakwiriye kwitondera televiziyo. Kudaha umwana wawe televiziyo cyane ntago ari ubugugu, nta nubwo ari ubugome, nta nubwo ari ukutabasiviriza. Ukwiriye kubigabanya. Ayirebe cyane muri kumwe, nimba ufite umwanya wo kuba uri mu rugo abirebe. Ikindi nimba ufite ubushobozi arebe ibintu ari wowe wabimuhaye, we adafite ubushobozi bwo kuba yagira ibindi bintu areba. Ndeba urugero nk'ubu haje amateleviziyo y'amasmart n'ibiki, arashyiramo ikintu kuri YouTube mu kanya hazemo icyo atagize areba, usanga hagiyemo ibintu. Hari nk'abana birirwa bavuga ibigambo biteye isoni kuri YouTube, ugasanga noneho uratashye usanze n'umwana wawe nawe ari kubireba. Hari ibyo wenda yakuye ku ishuri, hari n'ukuntu ku ishuri abana bahahurira bamwe bafite imico utamenya, ibyo arabitwaye mu rugo araje afashe ibyo, afashe n'ibyo abandi bantu. Noneho nawe mama we hari n'ibyo umuherezamo uburenganzira, hari n'ibyo umukorera mu maso. Kimwe kuri icyo kuri televiziyo bishoboka, ntabwo umwana akazi kari ukureba televiziyo. Wabigabanya, yakiga gukoropa, yakiga guhanagura inkweto, aba ari kwiga kuzakorera amafaranga. Icyo ni kimwe ku ruhande rwanjye. Ikindi, ni byiza kugira umwana wawe no kumugira inshuti. Ntabwo mujya kumugira inshuti kuko yatangiye gukura, ejo wumvishije ngo agiye mu mihango ngo atangiye guhangayika. Hoya, umwana wawe aba inshuti yawe kuva kera, kuva ari mutowe, kugira ngo nagira n'ikintu ahura nacyo ari muto akubwire. None hari igihe wumva akana ngo k'imyaka 3 bagafashe ku ngufu, cyangwa usanga mufite nk'umuntu mu rugo ugakorera ibintu bibi, ariko kubera ukimubona umwuka inabi aratinya. Nta mwanya ubona kukuganiriza, nta mwanya wo kwisanzura. Wirirwa mu rugo ko wirirwa uvuga nabi. Ako umwana akavuga ninjya kubimubwira naranyeta. Umwana akabura ahantu ahera. Uwo mwana ni uwawe. Niyangirika baratangira umwana wa runaka. Nimba ufite umugabo aratangira uriya mwana ni wowe kabisa. Ntago aba ari byo. Ikindi dukwiriye nyine kureba, nabivuze mbere na mbere, tujye dusengera abana bacu, natwe dukora uruhare rwacu. Niba mu rwari ibintu bitameze neza, ngiye kangubwiza ukuri, ndakaye ntago natuma abana banjye bambona. Ntago bibaho ko baranzi nishimye, nanababaye babimenya byihuse. Nk'ubu mbabaye ndi hano, nakoresha uko nshoboye nkaza gutaha byanshizemo. Mbabaye ndi mu rugo, naguma mu cyumba nkaza kubajyamo meze neza. Nta mpamvu yo guhereza umwana wanjye umwanya wo gutangira kuba mama wanjye siko ameze kuri byagenze gute. Namuretse, hari imyaka azageramo agatekereza byikora. Rero hari imizigo tushyira ku bana bacu idahuye n'imyaka bafite, ikindi batanagomba guhura nabyo. Ukumva nk'umubyeyi urugero yabyaye umwana, wenda papa we ntibabana, aricaye kuganiriza umwana, ari kumubwira ibintu bye na papa we, arira arakaye, amwumvisha ukuntu papa we ari igisimba. Uwo mwana ni papa we uri kumubwira, ntabwo ari umuntu wo ku ruhande. Ari umuntu wo ku ruhande yamwanga, yakumva atayifuza no kumubona, ariko ibyo wakora byose ni papa we azashaka guhura nawe. Kandi nibahura hari ikintu aza afite. Mama wanjye yarakariye papa, ariko ngewe papa wanjye tugomba kuba inshuti. Kandi iyo abantu babaye inshuti baganira ibintu byinshi, atangiye akabimubwira, umupapa nawe wenda akamubwira ati okay mama wawe niwe ari gutya akubwira ko siko byari bimeze, ibintu bigatangira kuba byinshi. Umwana umurinda kumwikoreza ibintu bitari ibye, kabone nubwo byaba ari ibye, ariko ukabimurinda abanza kure. Rero uburyo bwo kwitwaramo kugira ngo umuntu ahe umwana we uburere bukwiriye ni bwinshi. Ari byo kunezeza umugabo, ariko icyo nzi numvishije nuko byari umwambaro. Ni byiza ko ujya gukora ikintu wabanje kumenya imva n'imvano, mu buryo bwo kutagendera mu kigare. Umwana wawe hari nk'igihe umubyeyi kubera agakungu k'ababyeyi bagenzi be ajya gukorera umwana w'ikintu nawe adafite, akacyumva ahandi ndetse akanakimukorera nawe ubwo atarakikoreye. Kubera iki?
none se ubundi ingo zose zasenyutse nuko zitakoze izo gahunda? oya zirahari gahunda ndende ahubwo ikintu ngewe mba numva umuntu yagakoze, rindira urebe uwo muzabana ko ibyo bintu abyemera. ku myaka 28 kuva 28 rero bashaka bafite 40. Hari abantu babona abagabo bafite imyaka 40, hari ubona afite 25, kandi ko imyaka izamuka niko ibintu byinshi ku mubiri w'umuntu biba bihinduka. Ariko nta kintu kitakubabaza ngo kibure kutarangira. Nge nuko nguko mbyumva da. ku myaka 25 mbwiye ugahura n'umugabo ubikunda ntibikunde wabikenera nose uko umuntu aba ari igikara akigira inzobe, ubwo ibyo byo byakanga. ariko mbona babishyira n'abagabo nta n'umumaro nta n'icyo bemerera abagabo. Ntabwo mbizi, ntabwo ndi umugabo. Kuvuga ngo inzira iharuye ni urugero, uruzitiro rw'inzira nko mu muhanda, abona umuhanda iriya mirongo migari igaragaza inkombe z'umuhanda, umumaro iwugirira uwo muhanda imodoka inyuramo cyane, kugira ngo bamenye uko umuhanda yego umumaro munini aba ari uwo muhanda. Izo nkombe zitariho ikinyabiziga cyari kikajya mu wundi muhanda, urumva? Icyo gihe rero mba numva ari ukuntu umuntu atugerekeraho ibintu. N'ubundi rega niyo mpamvu nakubwiye ngo hari ingo zasenyutse, hariho n'iziriho zitariho, zifite ibyo bintu cyangwa zitabifite, ariko ugasanga mu bibazo bafite icyo nta nubwo kirimo cyane, cyangwa ugasanga ibyo bintu birahari ariko binateza akaduruvayo. Ugasanga nyine ahubwo birajenanye tu. Wabigenza ute usanze bijenanye? ajya kwibagisha muri Tanzania. Tanzania barabigira. Hari filime narebye bajyaga babikoramo, basanga hari umukobwa wabikoze sinibuka ukuntu yitwa, nkuko babishyira abagore ngo gufungura imodoka nyine, gukuraho cya kintu cyo hejuru ikaba decapotable ku mugabo. Urabona decapo nyine urabona ntabwo ibipfundikiye, cyangwa se umuntu agakuramo nk'ingofero ngo binezeze umugore, kandi mu by'ukuri ni isuku umugabo aba yikoreye. Kwikurura si ibyo. Ndibaza iyo hariho decapotable wenda hakoreshejwe ubwirinzi, ubyo kintu uwo munezero uzo. Igihe numva ibintu uri kuvuga mana ari kugeza burabyumva. Neza ubu kubivuga byakunaniye ibintu byoroshye gutyo. Iyo decapotable igifunze nabyumvisha umuntu bagakora hariho ubwirinzi. Enjoyment umugore agira ni igihe, kandi decapotable hagiyeho ubwirinzi n'ubundi. Ntabwo mbizi imibiri itari buhure. Sinzi. Iyo se decapotable bakanze akabuto decap ikavaho imodoka bitwikuruye, ubwo enjoyment izite itandukanira gute na decap? Ntabwo mbizi, umuntu waba ubizi atubwire muri comment. Ku muntu umugabo n'ubwirinzi voilà, nkuko bivuze ku mudamu, nkabona nanone ari ugufunga amabanga amwe namwe yepfiriye. Oya hari ibintu tukwiriye kureka. Reka nkubwize ukuri. Iyo umuntu agiye kubyara ngo birafasha. Biriyaze ni ibisese. Hari kuranyumvira we, ni umwuka se. None se reka nkubwize ukuri, hari ibintu tujya tugwamo kubera kumva ibintu numvishe n'abantu. Ukwicara ahantu nk'aha ukumva ibintu abantu bari kuvuga, ukipanga imirimo, ejo ukagenda rwose kurira mu giti, ukayirara ugenda uri gushakisha ibiki n'ibiki, ukajya gukora ibintu wowe bidafite ikintu bizakumarira, cyangwa wowe ubwawe udakunda utanashaka, ngo uri kubikorera undi muntu, wowe ukazakuhura n'umwaka wa hehe, ugasanga n'uri kubikorera ntago abikunze, ahubwo akubonye nk'iki. Uziko hari ikintu ukorera umuntu akakubonamo nk'umuntu utoroshye w'ingurutsi ya danje. Nk'ibi yabimenya ati? Nk'ibi yabimenya ati? Niba hari umuntu wahuye nabyo atubwire muri comment. Yego. Hari ababyeyi bafuhira abana babo cyane cyane ku bakobwa bahura n'urugamba rukomeye cyane, ugasanga
telefone nimba hari umusore umuhamagaye mu myaka 18 wenda cyangwa n'irindwi yariga muri segonderi mu gatandatu, aperi yabiye umusore ati gutangiye kujya mu bagabo, nabikubwiye buraje unzanira ndahangaha n'ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga mu kanwa ke hahoramo ifuhe afuhira umwana we no kumuhoza ku nkeke kuruta kuba yarafashe umwanya akamwigisha akamubwira icyiza cy'umusore, kuko abasore ni beza, akanamubwira n'ikibi cyo kubonana nawe mu gihe utarayibonera uburenganzira cyangwa se n'imyaka nyayo. ubundi urumva kuganira n'umwana wawe ni urufunguzo rw'ibintu byose. Yego, ni ukuganira n'umwana wawe. Ikindi birafasha iyo umwana arangije nka segonderi akagira ibintu bimugira biza, nabi wa mwana wirirwa mu rugo, kuba ufite ubushobozi umwana ashaka kurangiza segonderi wenda azi imodoka, ashaka kuba atayizi akaba aribwo abonye umwanya wo kuyiga, agashaka iyo perimi, niba atarazi igishinwa akakiga, ikidage, nyine ibyo bintu yego mu ruhande rumwe ntibimugirira umumaro, ariko hari n'ubundi buryo bari kubamo bize. Iyo rero yirirwa mu rugo akirirwa urumva akirirwa ameze gutyo, sibyo? Ikindi ashobora kuba atazi koga akaba aribwo abonye umwanya wo kubyiga, ko ufite ubushobozi yabikora. Ariko umwana iyo atangiye guhora mu rugo, iyo telefone wamuguriye iramukoresha da. Ariko ubwo ubushobozi bwose budahari, ugashyiraho kuganira nawe, nyine ukamwereka ko ari imbere cyane mu bintu byose. Umwana nukuri ari agira isoni zo kugutenguha, hari n'igihe biba akabura uko yifata kuko uba waragerageje. Dusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro, urabona bizoroha cyangwa se byoroshye kurerera muri iyi generation abana? Turabuze turababyeyi, ubu tuvugana uri mu kazi hano, nanjye niriwe mu kazi ahangaha, madamu wenda ari mu kazi, bizatworora kurera abana muri kino kinyejana. Ese niba byakunda twakora iki kugira ngo bikunde? Ntabwo byoroshye, biragoye. Nibyo nakubwiye, hari igihe uba usanga mu rugo hari ibintu byinshi bimurangaza, hari igihe haba hari nk'abantu nyine mu rugo n'ubundi batari bumenye ngo bari kumwe n'abana ngo bamenye ibyo bagomba gukora, we nka mama wabo udahari cyangwa nka papa wabo, ntago biba byoroshye. Ariko urigomwa, abo bana nibo babazanye ku isi, urigomwa mu byo ugomba gutanga. Yego ugomba gushaka ayo mafaranga, ariko n'abo bana bari kugutera kuyashaka, nose nibangirika ukayabona uzayamarisha iki? Rero ikintu cyiza ni ukwigomwa, bishoboka pe. Hari igihe kigera nyine tukabona ubayeho mu buzima bwo kwigomwa, kandi uba ugomba kubikora, ugomba kwigomwa kubw'abana bawe. Rero ugomba kwigomwa bishoboka, niba byibura ari ukuryama mwabonanye bikaba, niba byibura saa sita ubonyemo isaha imwe yo kujya kurya, ariko kimwe mu kuganira n'umwana wawe, umwana wawe mukaba inshuti. Umwana wawe niba agiye kukubwira ikintu, umutega amatwi, abivuge, abivange, umve ntabwo byumvikana, yongera abicurukure. Ariko natajya kukubwira ukatamubwira si ibintu buvuga nibi, bigoranye cyane. Yego, bamwe mu babyeyi b'abanyarwanda cyane cyane abamama nyine nibo bakunda kuba hafi cyane y'abana, nubwo nyine byakabaye byiza buri muntu wese yagize umwanya we, papa akamenya umwanya wo kubana na mama akagira umwanya ku bana kugira ngo bose bubaka umuryango uri hamwe. Ahanini ku babyeyi b'abamama bagira ipfunwe rikomeye cyane yo kuganiriza abana babo ku buzima bw'imyororokere, bikabagiraho ingaruka mu gihe bakuze. Eida umukobwa agiye mu mihango ariko ntago azi ibyo agiyemo n'ibiki. Iyo esheke izakurwaho n'iki? Ni ryari umubyeyi agomba kuganiriza umwana ubuzima bw'imyororokere kugira ngo nagera muri ibyo bihe azabigiremo yiteguye? Nibyo navuze, n'ubundi uwo mwana mubaye muganira byose kuva kera, ntabwo ibyo bihe yabigeramo ngo bikugore. Ariko kubera ko ari bwo ushaka kwiga kuganira nawe, kandi noneho ku kintu gikomeye biragoye. Umwana hari n'igihe bamutera inda ntabikubwira kandi azi ibyo ari byo. Rero ikintu kiba gihari, ni byiza ko dutegura abana bacu hakiri kare, ukaganira nawe. Hari imyaka ageramo agatangira gusobanukirwa umuhungu ku ishuri, wenda umubwira utuntu n'utukintu aba ashaka n'ibiki, bitangira kera. Ntago nzi ikintu nabwira umubyeyi utaraganirije umwana we kuva kera ngo babe abashuti, inzira yabinyuzamo akenshi biba bigoye. Hari n'igihe usanga umwana atwaye nk'inda ko yataganirijwe kandi uwo mubyeyi amufite. Rero hari igihe byanga kuri wowe, ariko ugasanga hari undi muntu afite muri famiye, uwo muntu ushaka kumwifashisha mu gihe utarabona uburyo. Ababyeyi biba biteye isoni, ntabwo navuga imyanya
oya ntabwo biba biteye isoni. ntabwo nabwira umwana ukina Ese uwo mwana ntaba yiga giye gukana si ku ishuri se aba babyiga. Nose niba byigira mu bantu barenga 20 wowe umwe wanamubyaye kubimubwira urumva ari ibya danje. Ahubwo uwo muntu nta bushuti muba mufitanye, wowe uba wishinja icyaha cy'uko wumva nta kintu nyine wamubwira. Se nahera he? Umwana wanjye sinjya mubaza uko ameze, simuha bizi yagiye kuryama, ntabwo mubwira ko mukunda, ngiye kugenda mubwira ibiki n'ibiki. Oya nyine hari ibintu bipfa byarapfuye kera. Kandi nyeka ko atari ku bana b'abakobwa gusa no ku bahungu, ni ku bana bose. Rero iyo umwana wawe mukunda kuganira ibyo byose biroroha. Ashobora no kuza bamaze kumutera iyo nda akabikubwira, ariko ukamufasha mu gukomera. Hari n'uwo rero utabikubwira agahitamo kwiyahura kubera iki? Nzi ko mama ari umunyamahanga. Kandi kuganira n'umwana ntabwo bisobanuye ko utamushyiraho igitsure. Reka duse nk'abagenda wenda ku myaka, hari imyaka umwana aba afite akaba hari ibintu ataganirizwa. Umwana w'imyaka 5 kumubwira ko iyo umuntu ageze gutya bijya mu mihango, kumubwira yuko iyo umuntu ageze imyaka ingingi yiroteraho challenging bitewe n'imyaka ye afite. Ariko se ntibyagakwiye ko abana iminsi bagira amatsiko cyane, akajya nko kwihagarika ari nk'umusore, kakabona buri munsi akoresha agapipi ke yihagarika, uzaza gakubaza ati se ubundi kakanagaki na ubundi reka nkubwire, hari ibintu Imana yaturemanye. Umwana nimba azi ko iyo agiye kurya acisha ku munwa nacishe mu mazuru, hari ibintu Imana iba yaraduhaye byisobanura cyane. Hari ubwenge karemano. Rero ni kimwe nk'ibyo ngibyo, arabizi ko nasoba icyo agomba gukoresha, ahubwo atangira kumenya ko icyo kintu gishobora gukora ikindi kintu bitewe n'imyaka atangiye kugeramo. Rero iyo myaka iyo atangiye kuyigeramo, buriya mutangira kuganira ibyo bintu hari utuntu nawe azi. Ahubwo hari igihe haba atazi ngo mbere y'uko iki kintu kiba mbanza kumera gutya, bibanza guca muri iyi nzira, ariko mu by'ukuri aba abizi. None se umwana w'imyaka 15 w'umukobwa wamwogereza hanze? Oya. Kubera iki? Kandi akenshi umwana aba akiri isugi, aba atazi. Umuntu w'umugabo aba azi, aba ari papa abona mu rugo, aba ari umwana. Wenda hariho n'abahuye n'ibibazo bagafatwa ku ngufu mbere y'icyo gihe, cyangwa akangizwa cyangwa akabaho nabi, agata nyine ubusugi bwe mbere y'icyo gihe. Ariko ku mwana utarahuye n'ibyo bibazo ntabwo wamwogereza hanze nkabyemera. Ariko umubajije impamvu yakubwira ko ari iyihe, nuko ababona impinduka ku mubiri we. Isoni gusa se? Isoni se ukuntu apfuka ku tubere dutangiye gupfundura, aho hantu abafata bahafatira iki? Hari ikintu azi. Hari ikintu isi yaramwigishije. Hari ubwenge Imana iba yaramuremanye ku buryo amenya ngo ibi bintu biteye gutya. Ni ku miterere y'umubiri, ku bigaragara inyuma. Ariko se mu mitekerereze, kubwira wa mwana ati ugeze imyaka 15 ukajya mu mihango, ni urugero n'ikimenyetso cy'uko ushobora kuba wasama. Akaba ari umwanya wo kwigisha ati usama bikozwe uku n'uku n'uku n'uku. Iyo bigenze gutya na gutya kwikinya n'ibindi bitandukanye, nibwo usama inda ugatwita. Si ngombwa ko ibyo bintu byigishwa umwana ukiri muto. The reason why nashatse ko tugana kuri iki kintu, hari abantu bagenda bakritika cyane ku miganiririze y'umwana ngo ibyo ntabwo bikwiriye umwana. Ugasanga umwana afite imyaka 12, 13, ariko ntabwo bakeneye ko umuganiriza ko umusore n'umukobwa bakundana b'abana. None se undi reka nkubaza, umwana wize neza adasibiye, wenda watangiye afite imyaka 7 arangiza primaire afite imyaka ingahe? Ni 13 n'ubundi. Nase umuntu ntaba ari mukuru? Yego. Abagiye kuzajya kwiga ku ishuri wenda kanabayo, azahabona abandi bana, bazogera aho hantu hose abona abandi bana, abona ukuntu bateye, abona ibiki. No mu ishuri aba yarabyize. Ngewe aho ngaho mba numva nta kintu bitwaye. Kubera iki? Ntacyo mama bagomba kongeraho cyangwa ngewe nkubwire, mba numva hari ibyo yize mu ishuri bishobora no kukubera kimwe mu bintu byo kwifashisha. Ushaka kumbwira ibi yarabyize, ariko ari n'abana bajya mu mihango mbere y'iyo myaka bitewe n'imibiri yabo. Rero umwana niba agiye mu mihango, uramubwira n'iki se kiba gisigaye? Umubwiza ukuri, umubwira ikintu cyose. Kuko iyo umubwiye, buriya umuntu azakubwire ngo iriya nzira irimo amahwa menshi cyane. Iyo ugiye wemeye kuyicamo, ni uko uba uzihanganira uburibwe ugomba guhuriramo nayo. Ariko nkubwiye n'iriya nzira imeze gutya na gutya, nayo ni uko nguko. Rero umwana agiye gutya nta kintu wamubwiye, arateseka cyane. Ariko iyo umubwiye ati rero ubu wakoze, wabaye umuntu mukuru, ubu nawe wabyara,
kandi uracyari umwana ukeneye. Hari n'igihe uba usanga wenda avuga ati nge nzaba nk'umuganga, yego akamubwira ati wavuze ko uzaba umuganga, aka kanya uramutse utirinze ushobora gutwara inda, ugasanga za nzozi zawe zo kuzaba umuganga umaze kwiga amashuri aya n'aya ntabwo zikunze. Usubiye inyuma ugiye kurera umwana, nawe uri umwana, ukamubwiza ukuri, ukamubwira iyo umuhungu ahuye n'umukobwa bigenda gutya na gutya, apana kumubwira ngo iyo bahuye bagasuhuzanya, ukamubwiza ukuri. Aba abizi neza ko ninjya guhura n'uyu muhungu bambwiye iki kintu, hari umwana ukurana ikintu cyo gutinya abahungu, yego yaganira nawe banakwicarana, ariko yamubwira kujya kumusura akahita amubwira ati reka reka, bambwiye ko isi y'umuhungu ihita utwara inda. We mbega akaba azi ko no kurebana gutya n'umuhungu mu gihe muri mu nzu mwenyine ahita asama, agakura ameze gutyo. Yamara kuba umuntu mukuru usobanutse uzi ikibi n'icyiza, akagira ukundi kuntu nawe abifata. Nta kosa riri mu kubwira umwana. Kuva njyewe umwana wanjye ageze mu wa 6 nta kintu namubwira, niyo yaba atarajya mu mihango byose nabimubwira, nkajya mfata n'agapapuro nkabyandika nkabigashyira muri bag. hari abavuga yuko iyo bimubwiye gutyo bimutera amatsiko yo kubikora, avuga ati ibintu bambuza bakora bikina biki. Kutabimubwira se ubwo yahagaritse sha. Reka nkubwire Rome, umwana wawe ashaka kukubwira ngo ma cya papa, iyo unganiriza ntabwo iki kintu ari guhura nacyo, ntabwo wakwibabarira, kuko hari n'abapapa barira abana babo bonyine, nase bimubuza kubimubwira. Kandi noneho hari umupapa ari kubwira umwana w'umukobwa. Kuganiriza umwana wawe nta kibi kirimo, nta kibi kirimo. Ureka twebwe twigishijwe n'isi. Njyewe nagize imyaka 7 mama wanjye yitaba Imana. Ubwo se nabonye ndeho kubimbwira, sinkubeshye. No mu bantu bakuru muri famille barabizi, nawe mbeshyera. Nta muntu wigize ambwira ngo ubwo ugiye mu mihango bigiye kugenda gutya na gutya. Ati za buri kwezi nagiye mu mihango ndi kumwe na mukuru wanjye, nicaye ku ijerekani. Ariko kubera iki? Kuba muri famille, kuba hirya no hino, hari ibintu batuma wumva bitakureba. Imihango nari narayumvishije kera kubera kwicara mu bantu bakuru. Hari abantu ugira n'amatsiko yayo ubwo. Reka nta matsiko ngiye kunumbaho, nta n'amatsiko njya mpfa kugira. Uricaye ari kuvuga ibintu by'imihango, urahura umwana, ariko kuko utari we cyangwa iki arapfa kuvuga, kuko naho wenda ari umukobwa uri aho ngaho mukuru, ariko wumva ibyo bitamureba nawe arapfa kuvuga. Simvuze ko nabikuye mu bafamiye yanjye, nabikuye mu bandi bantu. Imihango nyijyamo nayigiyemo mukuru wanjye afite agahinjara cyangwa yari atwite, ibintu nk'ibyo. Niwe wabwiye papa ko nayigiye. Njyewe urumva ntago nikanze nyine, usibye kuyibona gutyo gusa itanteguje ko ntago ibimenyetso byayo wabimenya ku inshuro ya mbere. Ariko nta muntu mukuru, ko na mukuru wanjye yari mutoya, uwacu turutana imyaka 3, nta muntu mukuru wamfashe ngo avuga ati rero Neri ubu wakuze, ubwo wabonye imihango ushobora gutwita, ubwo wabonye imihango bishobora kugenda gutya, ubwo byagenze gutya bishobora kugenda gutya. Ni Imana yandinze. Abana bari mu buzima nk'ubwo ngubwo Imana irabarinda cyane. Imana usibye n'inda ikurinda n'ibindi bikomeye. Rero hari haba papa barera abana bonyine, kandi umupapa akaza akakuganiriza akakubwira ati umukobwa wanjye iyo byagenze gutya na gutya bigenda gutya, umuntu yitwara gutya. Ikintu nari nzi ko papa wanjye yanga abahungu nyine. Ntago nari wa mukobwa ushobora kugenda kumwe ngo mamutonye n'abasore muri quartier ngo ugende ngo uhagara papa wanjye mbone. Oya, narabitinyaga. Hari ikintu ubuze ko umubyeyi wawe adakunda, nawe ukirinda kugikora mu buryo bwo kutamubabaza. Ariko imyaka ubirimo yagushuka wenda no guhagarara mu muhanda ukumva ni sawa. Ariko Imana yarandinze, nta muntu mukuru w'umumama wigize uza kunganiriza. Kandi ndibaza ntago ari njye wanyuma byabayeho, hariho n'abandi bana n'aka kanya bibaho. Ariko abari mu isi kamwigisha. Hari umuntu wambwiye ngo biba byiza cyane iyo ubaye inshuti n'umwana wawe no kuri rwa rwego kwishura mutereta ari muto ku myaka 15 kuzamura, akaza akagukoresha amahitamo bwa ni mama uyu musore uyu kayanterese uyu ko numva mukunda nemere uhe dukundane gute. Ibyo bintu ni iby'u Rwanda byo? Ni iby'u Rwanda. Isi turiho niba ari ugutera imbere, niba ari iki ntabwo nzi ukuntu nabyita, ntabwo ndi mukuru cyane naza kubabeshya. Ariko ibintu bihinduka umunsi ku wundi. Nko muri
wenda na gatatu uko ubuzima bwari bumeze ntabwo ariko bumeze ubu ngubu. Rero nk'umuntu wari ufite wenda nk'imyaka nka 25 icyo gihe, ubu ngubu hari ibintu abona kumva agize isoni, hari ibintu abona kumva ntabwo yabikora. Ariko nk'umwana wavutse wenda ubu ngubu ufite nk'imyaka 8, hari ibintu abona nyine akabona ni ibintu bisanzwe, ni byiza. Ariko wowe wavutse icyo gihe urabibona ukavuga mbega umwana nta burere, kandi umwana we azi ko ari byiza. Rero nyine isi nimba iri kugendana natwe tugomba kugendana nayo. Kubera iki? Umwana niwanga kw'icyo kintu mu kiganira cyangwa agikora, azabikora abiguhishe, noneho bivemo ibindi bintu bibi. Usange anko amuteye inda, usange shangazi aryamana n'umwise. Hari ibintu nawe biteye isoni. Akoze kumva nk'umwana wakubwiye ati mama anko yaneye inda, ibaze kubera iki? Abivuze kuri wa munota wa nyuma muri kubona inda yakuze, nta bundi buryo kugira abona hari aravuze icyo kintu. Kandi mbere iyo muganiye ahubwo ati uziko nyambona ko agira gutya na gutya, icyo kintu wari bugihagarika. Yego. Aha mbere ba nyirasenge b'abana bakunda kuba ari bo bafite mu nshingano, cyane cyane kuba abakobwa. Byamaraga iki ku buryo umuntu aratekereza akavuga ati kuba nahari nafite ndi mu kazi uyu munsi, ariko byibura mushiki w'umugabo wanjye yanderera umwana akamurera nk'umuwanjye. Njye rero kankubwire ibyo bintu byaba nyirasenge b'abantu ntago nta kintu mbiziho. Ntago nigize mbona ikintu nyine nyogosenge w'umuntu wakora cyadani, njye nabyo nzi. Njye ugiye kumbaza waba undenganyije. Ba nyirasenge nibo bigishaga umunana, n'ubu ngubu no mu misango nibo batanga umugeni, baba barakwigisha ukuntu uzafata neza umugabo. Njye nta wananze narijyanye. Ubu nari kuba nkuze ngize imyaka 25 akaba aribwo ngo aza kunanga uwo munsi. Mu gihe kuva ku myaka 7 nawe nabonye wenda avuga ngo reka ngire gutya. Buriya abana barakosa, sibyo? Umwana w'imyaka 7 aba ari mutoya, kugeza ku myaka 20 umwana aba ari muto, hari binakora mu by'ubwana. Uwo muntu ubukwiriye kumuba hafi. Iyo myaka yose yibimushuka ukakubita, ejo ukongera ukagira gutya. Ariko iyo umanitse amaboko nuko uba wumva uwo muntu nyine ntacyo bikubwiye si uwawe. So rero njyewe hari ikintu njya mvuga, iyo umuntu angirira impuhwe mugirira impuhwe. Ariko iyo ntazo ungirira ntabwo ndi Jesus. Nikomeze ungirira impuhwe ndazikugirira, utazingirira nta nubwo nanabirota, sinanakina nabyo ngo mbishobore. Ikindi hari ikintu nari nzi ko nzakivugaho kakanyivugeho. Nk'ubu umwana afite imyaka 10-15 yabuze umubyeyi, ari muri bwa buzima nyine mu mutwaro ukuntu umwana avangirwa yabuze umubyeyi we. Urahomeza urya ngo ngiye ngura mwana ngo aya nagubukira umwana, kiriya cyana cyarananiranye ibiki n'ibiki. Reka uwo mwana mu myaka ye 25-30 azaba ari umwana ufite ubushobozi, ameze neza. Nagenda akishakira amafaranga, agashaka famiye, nyine agafata umwanya akawuspendinga kuri abo ngabo nabo bamuha uwabo. Utangira uvuge ngo umwana yarabibagiwe. Yakwibagiwe ate? Mu gihe yari agukeneye ntiyakubonye. Ugeze mu gihe cy'uko ubona ko afite umumaro, utangiye kumva ko yakwirengagije. Ntabwo aba yakwirengagije. Umuntu niba aguha umwanya w'umuhe, niba atawuguha potere yambare. Rero nimba umwana wawe umuha umwanya nawe azawuguha. Nuha umwana umwanya ukabona ntago awuguhaye, nta kibazo. Imana nijya guhaniza ahantu umwana wabyirengagije, umwana wirengagije urukundo rwawe, impuhwe zawe n'ibiki byose, ariko wowe uzakora uruhande rwawe. Ba nyirasenge b'abana barabafashaga cyane, by'umwihariko ndibanda kuba abakobwa nibo nibo umuryango wakeneraga guha inyigisho nyinshi cyane mu rubohero cyane, bakabasobanurira ikintu 1, 2, 3, 4, 5 kugeza no ku miterere y'imibiri yabo. Wenda hari ukuntu atabibigishaga neza, bitewe akababwira ati nuramuka ugiye mu mihango nk'uko twari tubikomojeho, ugenda ufata imbingo, nuzifata iminsi yawe uzajya iba ari imwe, itazajya ihindagurika. Wenda yari imigenzo n'ibyo ngibyo. Hari imwe mu mihango yabagaho ku buryo magingo aya ngaya niyo umuntu abivuze yumva ari nk'iciye amabere ku bakuru. Ni imihango yo kongera imyanya yabo, cyane cyane imyibarukire cyangwa se kuyifunga
mu gufata bundi umubiri buryo. bashyiraho undi nyine kugira ngo bigende neza. Hari abavuga yuko ibyo ngibyo ari ihohoterwa ryakorerwaga umwana atabifitemo ubushake n'uburenganzira, bakanasaba ko uyu munsi bareka umuntu agakura akifatiramo uwo mwanzuro we mbene magingo aya ngaya. Ababikoraga ku bakuru babyitaga ngo kunezeza umugabo, bikaba ari nk'ikintu bakoze bigasa nko gusobanura ko umugore ari materiyeri yo kunezeza umugabo mbere muri icyo gihe. Reka tubuze n'iki gihe umubyeyi atakibasha, umwana atakibasha kugira access kuri mama we, mama tuzamusobanurira ati mwana wanjye uteye gutya na gutya na gutya, nubikora gutya gutya bizagenda uku nuku 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 nuku. Irengero ry'ibyo bintu sizagira ingaruka ku buzima bw'abana. Abenshi babyitaga ibifunga amarembo y'amagara y'umuntu. Reka nkubwira abagabo mwaranagowe. Twaragowe. Uzi ko none se nk'ibyo bintu ugiye kubikora ugasanga umugabo atabikunda bisubiramo? Oya. Wenda ntago mbizi ariko wenda icyo gihe suko hari imyenda se bagiraga. Oya. Njyewe hari abantu nigeze kumva kandi bakuru bavuga ko byabaga ari nk'uburyo bwo kwambara kuri uwo mwanya, kubera ko ubu ibyambarwa nta byari bihari icyo gihe, byari nk'umwambaro. Ariko ntabwo nzi aho bya kuyikoresha yose nyine wenyine n'inshuti ze. Ntatekereze ko ari abana bamukeneye, byibura n'iminota 10 baba bumva bishimye. Ugere mu rugo basuhuze witahire, cyangwa unahamagare, cyangwa video call. Ntabwo bisaba guhamagara video call kuba utari mu Rwanda, cyangwa ujye guhamagara umugore w'inshuti yawe kugira ngo arebe isuku ufite n'ibiki. No mu rugo wabikorera abana bawe. Yego. Rero tureke nyine kumva ko ubuzima nyine niba butujyanye hano tugomba kubikora nyine igihe cyo ukumva umuntu yihaye ibintu by'amarezo wagira ngo afite nk'umunara, ari kukumvisha ukuntu mujya mu kazi nkataye amasaha nkagira gutya kandi ukumva hajemo gahunda y'inshuti yanjye tugomba kubonana gutya na gutya. Iyo nshuti ni mukuru wamusobanurira akakumva, ariko hari abana bato bo nyine bareba gusa, utaza ngo ubwire ibyo bintu ngo abyumve, wareba ibyo ukora. Naba mukuru ugatanya kumusobanurira, ariko hari ibyo zaba yarabonye utazanamukura mu mutwe. Yego. Alright. Ngayo nguko reka twite ku burere bw'abana bacu. Menshi wakorera wamara kuyakora ugasanga umwana wawe yanduye ubwandu bwa sida utaramwigishije, ugasanga umwana wawe ari kunywa ibiyobyabwenge utaramwigishije, ntacyo byabimaze n'ubundi mu nyuma uraregreta. Hari imyaka ku myaka 70 kuzamura bari imyaka yo kwicuza ibyo utakoze neza cyangwa kwishimira ibyo wagezeho mu gihe wakoze neza mu buto bwawe. Reka rero ntituzicuze, ntabwo tuzishimira ibyo twagezeho twakoze neza mu buto bwacu muri rusange. Wifuza kugura filime za Ketchup, uranyarukira kuri Ketchup Films urebe filime ya nshyashya arimo arakora. Hari short movies zitandukanye arimo arakora, ndetse na Sirimuka Suni iragaruka neza mu buryo yatangiye no kujya. Yego, yatangiye kugaruka fresh, yego, mu buryo buhoraho cyane muri rusange. Bwambashimire cyane mwe mwakurikiye cyo kiganiro mu komentera hasi uko mubyumva. Umuryango wacu kugira ngo tubake birasaba iki? Dusangire ibitekerezo twese, ibindi bitekerezo bya Ketchup, hari ibitekerezo bigena ufite ku ruhande by'ibyakorwa, tubisangire hamwe kugira ngo twubake umuryango mwiza wishimye, tugira amafaranga ndetse n'umuryango muri rusange. Wowe twumve Janvier kumwe na Ketchup. Ketchup ugira ibihe byiza, nagushimiye cyane. Urakoze cyane. Nari mbonye umuntu uri kuvuga ibintu by'amafaranga, sorry. Ubona amafaranga. Mwakoze kudukurikirana. You're right.